twihane ibyaha kuko byanukiye Imana. Irangije irababara cyane. Uraseka. Imana yarababaye, irangije uretse gato tukiri kubaranga Imana, uretse mbanze ngo agenda bakoresha umuhanda cyane. Baba bari hagati y'urupfu no gukira kuko Yesu nongeye mbaye ikaze kandi nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umunsi mwiza. Niba iki kiganiro kirabye mu gitondo cyiza nimugoroba mugeze saa sita ugira saa sita nziza. Njye mwumva ndi Nyaga imbere ya kamera murabona Soso wanyu mbibutsa ngo hano turi kuri Fumbwe Karica bare iherereye hano Nyagasamba neza wasohokewe n'umuryango wawe. Nkunda kubibabwira cyane muri video, uzanyarukire muharebe hanyuma muzatubwira muri comment cyangwa se namwe muzaze mwadusange. Soso ndakwakiriye. murakoze. Amahoro y'Imana bane nawe umeze ute? Meze neza. Soso arye umunyagatolika nanjye kubwira ngo assalamu alaikum igisibo cyiza. Wallahi wa alaikum salam. Abisilamu bari mu gisibo. Barakatu. Abisilamu bari mu gisibo nibwo bwa mbere tuvuze ku bisilamu. Muri ukwezi Soso ko byari igisibo. Abisilamu bari mu gisibo tuyifurije kugira igisibo cyiza. Ayo bahita bavuga ngo ishara. Ibintu nk'ibyo. Mashallah. Soso n'utuntu tuzi ku basilamu iyo bari mu gisibo badakora cyangwa se ibintu bakora. Utuntu? Iyo bari mu gisibo njyewe no mutwe nzi kuva ukwezi gutangiye kujya kuranye ntabwo bemerewe kuvuga nabi. Ko hari abondi se bavuga nabi. Aba ntabwo aribo bari mu gisibo. Ikindi ntabwo baba bemerewe kurya arya ni kurya mu gitondo barya nimugoroba gusa. Barya ahubwo nijoro saa 9. Ko nabonye hari ababyuka. Ndizeye ko no mu itariki 24 arabura iminsi ubwo 6 ngo bakivemo. Hano nabwiye ati tuzahore tugane avuga ati turi mu gisibo tuzabona nyuma y'igisibo. Igisibo kiba mu kwezi kose. None bari mu gisibo ntibavuga. Baravuga ariko ibindi bintu biri inyuma cyangwa se biri hanze y'idini ntabwo babijyamo. Mujye kuganira ku bintu bagira amasengesho meza. Shahadu. Bavuga shahadu. Nibyo. Utavuga imyizerere y'abandi nabi. Ntabwo nabivuga nabi pe kuko nyine nanjye mbarimo ndagira kugerageza kureba n'abandi bantu barwaye ibicurane nkatwe muri ino minsi sasa abantu bararwaye. Bararwaye ni ukubera ko twe tuvuye mu gihe cy'izuba ryinshi tukajya mu gihe cy'imvura. Ikindi harimo impanuka zikomeye ku buryo none n'ubu ngubu na ambulance zirimo zirakora impanuka. Inda yapfuye. Kera nari nzi ko ambulance itagikora impanuka. Soso ko wari ubizo. Nabyo nari nzi. Nese impanuka yabaye ya ambulance. Na ambulance nabonye cyari ko n'amase n'abanya impanuka yabereye. Umva ngo none zibonye ebyiri ku munsi bazijyanye zose zakoze impanuka. Kagana he? Zicana nyine muri no muhanda nyine aho ziri kuri za modoka zitwaye. Ndavuga ati impanuka abantu bagenda bakoresha umuhanda cyane. Baba bari hagati y'urupfu no gukira kuko mu muhanda haberamo ibintu byinshi cyane bikomeye. Kera dusuze ingabo z'igihugu ubwo turavuga mu ngero zose harimo abapolisi harimo abasirikare n'abantu bose bazi ko barinda umutekano mu gihugu. Turabashuhuje cyane. Nabajone narababonye banyuze hano imodoka nyinshi cyane tavuga ati kabisa bara niba baducungiye umutekano tukaryama tukabyuka mu gitondo ibintu ari amahoro bafatanyijemo n'Imana. Abo bantu abantu bacunga umutekano badafatanyije n'Imana cyangwa uzi ko ari abantu bacunga umutekano gusa Imana itabiri. Oya n'Imana ibihari. Rero nibo batuma uryama. Imana idahari se nabo basaba gucunga nyine bikaba bibi. No munsi habyutse neza tavuga ati tuze tuganire ahantu barimo bagenda bapfungura insengero twizere ko nabo barimo barashima Imana. Soso rero ko kujya gusenga rya kuba bafunga insengero. Hari abo batangiye gufungurira. Ubishe ngo byaje. Ntago ndabimenya ngewe. Byaraje rwose byaraje gufungura insengero bariho ariko ndigizana amategeko harayabonye. Niba utarabonye abandi aho bazifungura reka amategeko harayumvise. Nayo numvishije. Amategeko arahari kabisa no kujyana amafaranga insengero akarifungura n'ibindi bagenda basaba. Ya mategeko narayumvise yani ngo miliyoni 2. Yego. Ubwo rero hari bamwe batangiye bazifungura ndetse sinzi niba wenda ibisabwa barimo baragenda babyuza cyangwa ukundi kuntu barimo kudohora bakabafungurira bitewe n'impamvu runaka. Ibyo ndabikurikizwa gutyo manga ariko turashaka kugira tuganire ese koko iyo zino nsengero zifungwe no kugira ngo bashyira n'amategeko kugira zifungurwe ese nibyo kubera ko n'amategeko bashyizeho cyangwa se ibyo bakoze kugira ngo urabona ukuntu zino nsengero bari bazifunze kuva bafunga insengero niki byakubogamiyeho cyangwa se nize challenge wabonye kuva bafunga insengero ese ubundi wari wajya gusenga kuva bari bazifunga
Aravuga ngo uvuye aho niba barafunze ko muri aka gace ugiye. Ikintu cyambangamiyeho Mm. twebwe duturanye n'urusengero. Yego. Mana yanjye kujya gusenga byaranyoroheraga. Ukabyuka mu gitondo nimba buri minota 30 ukayitunganyamo ukaba wageze no ku rusengero. Byabaga ari ibintu byoroshye, ariko kuva barufunga gusenga ni ugusengera nyine mu rugo. Ubwo wowe nuko abantu batuye hafi y'urusengero tuba tubazi ko bakunda gukererwa. Bakunda gukererwa ugasanga nk'uri buturukana ari butege yatebutse, ariko uturanye n'urusengero we yakerereye kubera ko akwira aravuga ngo ni hafi ni hafi. Oya ntago nakererwaga, ariko nanone sinazindukaga cyane. Neza sose kubona zino nsengero barazifunze wabifashe neza, hari ikintu wakuyemo? Ese byarakubangamiye? Ese hari icyaho bashyiraho? Wabifashe ute? Oya kuba barafunze insengero njye nta cyaha nabashyiraho, nta na gito. Ariko nyine ni gahunda ya leta. Ikindi kandi kuba barafunze insengero ni byiza, kuko ndakubwira impamvu ari byiza. Ukiraho ni byiza. Impamvu zo ngo ni byiza ni uko hari impamvu wabonye zagaragaye nyuma yo gufunga insengero zatumaga insengero koko zagafunga. Yego. Ni iki wabonye rero? Hari impamvu nziza, hari n'impamvu mbi. Icyiza rero nabonye cyo gufunga insengero nicyo ngiye guheraho. Icyiza nabonye cyo gufunga insengero, hari insengero bavuga ngo umwe agatukisha bose. Rero hari insengero zimwe na zimwe, simvuze ko ari zose, zabagamo ukagira ngo nyine bari gusenga Imana, bafite imico. Urabizi ko abantu bihisha. Batwihishamo. Urabizi ko ugusenga umukristo aho bakagera aba agomba gutanga urugero rwiza ku bantu nyine bamusurroundings. Rero hari insengero zimwe na zimwe, si zose, zabagamo abantu b'inkozi z'ibibi ewana baruta n'abatazi mu rusengero uko ruhagimera. Yego. Abo bantu rero abasambanyi, abavuga amagambo adahejeje Imana icyubahiro, cyangwa se kuvuga abantu byose no gukora, abantu bagira umutima mubi uriho mukushi bose. Hari insengero habagamo abantu ukibaza se uru rusengero aba bantu barasenga, nawe ukumva ko ubwawe warufura. Ari njyewe ndi umuyobozi shana nubwo rwasenga na kabiri naba nararufunze kera. Ariko hari n'ahandi insengero zabigendeyemo. Yego. Tukiri kuri urwo rusengero Mana yanjye bafunze, hari insengero zabaga ziri muri nanjye kuvuga ikijambo atazimira kamera wambwiye ngo hari insengero ngo na zimwe ngo ibi kintu cyatumye banafunga n'insengero ngo ngomba ndanezerewe. Iryo jambo rimwe narabitekerezaho ngo hari insengero ngo zimwe ngo bavuga ngo ko basenga, ariko akinjira ngo ugasanga ntibasenga Imana. Ntabwo nzizi neza, ariko narazumvishije. Noneho hari n'abantu bazitangira ubuhamya yuko zibaho. Urusengero rwitwa Abarangi. Abarangi ngo ntabwo basenga Imana ariko ni nyinshi, usibye ko nyine haba hari uruzwe nyine. Oya Abarangi aho bava bakagera baba ari bamwe. Ngo bavuze ntabwo bari bugutere. Ntabwo ngiye Imana yanjye yakemera yuko, ntabwo yakemera ko abarangiraho. Abo bantu nyine ukuntu ngo basenga, umenye wowe utabazi. Njye ndabazi, hari n'umushuti wanjye niwe, ariko yarabiretse. Ni umurangi. Yego. Jesus. Noneho kubivamo wenda tuzashaka ukuntu tumuzana dusobanurire kubivamo. Uvuga ngo hari ibyo babashyiramo, ariko kubivamo we nyine yabivuyemo, ariko byane babashyizemo bimugumamo. Bimuhindura nk'ikigoryi muri make. Abarangi umuntu muzima akibarimo. Niko bakora. N'ubu ngubu wenda ari ukuntu bajyaga wenda bakamubwira ati va gusenga, ajya gusenga akava yabaye muzima. Hasha nk'uko atajyayo akongera akaba nk'idebiri. Ukuntu nyine ngo basenga baba babwira abantu nyine baba bagira ngo basenga Imana. Baranahanura cyane, banuzura ngo n'umwuka, ariko ntabwo ari umwuka, ubwo ni imyuka. Baranahanura buzura imyuka ngo ruranahari nyinshi cyane mu Rwanda, ahubwo sinzi impamvu izo kamwumvisha umuntu wavuze uretse gato maze nkumvisha aka kavideo ngo hari n'igihe baba banisha no mu nzu regana ko nazifunze. Abo bantu benshi baba basengera mu hantu nko mu nzu iri ahantu muri kwe. Mbwira ukuntu nyine babigenza, baba bafite tageti yo kujya nko mu rusengero nko muri Protestant cyangwa se nko muri ADPR. Yego. Bafite wowe unyaga usengerayo bakakohereza umukuru w'urusengero ati tuguhaye tageti yo kugenda kugusha ririya dini. Yego. Ukajya mu materaniro ya mbere.
uyu ari bujye mu materaniro ya kabiri uri bugende nyine ibyo bagutongereye ukagenda ukabitongera mu rusengero ahantu usanga abantu niba ari mu ijambo ry'Imana abantu bose basinziriye barimo baragona mani kandi ngo bagiye gusenga. Ibi bintu turabiva ni muzana munga ibi biboro byo kwicara mu rusengero wasinziriye uri kuri chat ukaza ku rusengero mu gitondo ukaza ugura megabyte aho hantu rero ushaka gusanga uba wicaranye n'umuntu waturutse umurangi oje uwo muntu rero ubwo niwe waba yahereyeho. Ariko menye ko hari n'insengero bafungiye zarenganye turacyari kuzitararenga izo twebwe twumva yuko ziri ku mwanya wa mbere mu hari na nyinshi wenda nuko wenda tuvuze n'urwo abantu atavuga ati batahita bumva bakavuga ngo n'urwo wanasanga hari andi madini tutaramenya nayo adasenga Imana hari izindi nyinshi nsengero ko iki gihe byari ibintu bamugane byo hari n'ibintu wenda bibabona kuvuga ngo Imana ntabwo yabigiyemo ariko no kurundi ruhande wacu neza wakicara watekereza ugasanga Imana yari ibirimo. Ni ukuri njye mba mbona umuyobozi wabikoze yarayobowe n'umwuka w'Imana. Kara kavido nigeze nabwo kukwereka ko umupasiteri nawe wabonye afunze insengero akahita agana muri za komedi no kurya ibisheke n'ibiki ngambwira nk'abantu yarayoboye kugira ngo Imana buretse gato tukiri kubarangi Imana buretse mbanze nkubwire abarangi nubwo nyine ngo badasenga Imana nyine niko baba batubeshya ngo basenga Imana ariko ubwo nimba ari n'ibigirwamana bo babyita Imana yego bagira n'umwuka wo gukiza ukajya n'abarwayi ukaza ushobora kubibeshyaho kugira ngo ni abakozi b'Imana nyine iyo mu ijuru kandi bafite n'imbaraga zikiza indwara uretse mbanze nkumvishe uno muntu yesi ugakira ariko ntekereza ugira ingaruka ushobora kuba wenda iyo ubivuyemo ntego kankumvishe kano kavidewo k'uyu mumama wasengeyeyo. Impamvu yatumye menya abarangi ni ukubera ikibazo cy'uburwayi nari mfite uburwayi bw'umutwe utajya ushira ndetse mfite n'ikibazo mu gatuza kanjye ariko aho nicaye ahangaha mu buhamya bwanjye ndashimira abarangi ko bamvuye narakize. Njyewe bakibimbwira bambwiye ko inshingano ngomba gukora ari ukwizera. Ngaho mbababa uyu muntu yajya n'imbere akabwiriza baravura kandi nta miti baguha barakusaba kwizera gusa baranabashimira aba bantu nyine ikigaragara abantu turi mu buyobe bwinshi cyane ushaka kumwibeshyaho uzi ngo ni umwuka w'Imana wakuvuye kandi ngo nabarangi arabura gushimira Kristo Yesu arabura gushimira umwami Yesu wamukijije indwara ariko ari kumushimira imbaraga z'abarangi arengerega uburwayi n'indwara ukajya ngaho hantu mu gukira cyase yaranakize yego ukagira ngo nibo koko bagukijije kandi Mana yanjye. Abantu bakurikira cyangwa se bajya gusenga mugerageze mujye gusenga mudasenga abantu cyangwa ibintu cyakoze turi mu minsi ya nyuma mugiye gusenga Imana sibyo ni kuki twababwira hari umuntu hanuzi wavuze ngo turi mu bihe by'imeruka yego nuko nyine isi itiyubitse ariko ukurikije ibintu biri kuba ku isi uhita ubona ko turi mu bihe bya none nanjye hari icyo numvishe nanone umuntu yaravuze ngo ibihe byacu byabaye byigeze kubaho kera n'ubu nibyo birimo kugaruka bariye gusomana muri Bibiliya ngo abagabo baryamanaga n'abagabo ibyo niba byarabaye kwande ajya mu ijuru buriya hari kwande nyine sinzi ariko abantu basonye bira barahazi none no kuri ubu birimo biraba sibyo kugeza naho ushobora kuba ufite inshuti yawe mu ukabona ibo kwaricyana na muri ibyaha byabereye Sodoma na Gomora yego byabaye kera birimo kugarukana n'ubu yego rero byaranahanuwe yuko mu minsi ya nyuma hazaza ibyaha nk'ibi ngibi yego kuri ubu ku bantu bagiye gufungura insengero n'abo bagiye kuzifungurira noneho insengero zarenganye hari insengero zarenganye bakristo bene data twararenganye bazaza nayishyizeho none sindi umukristo uri umukristo twararenganye kubera twajyaga burya gusenga mu ijambo ry'Imana avuga ngo gusenga kwiza nyine ni uguterana mukagira bene data mugire guterana kwera yes rero iyo kandi baravuga ngo ahari ababiri batatu Imana bari kuvuga izina ry'Imana iramanuka ikururuka ikabana nabo ibyo basaba byose Imana ikabibaha so rero hari abakristo insengero zimwe na zimwe zarenganye zabigendeyemo kandi zari zujuje ibyangombwa kandi zari nubwo wenda zitari zifite bimwe muri byo ariko rwose mu misengere mu myitwarire ariko turi kwizera ko bazazifungurira turimo no gusenga cyane kugira ngo abarenganye bazarenganurwe
yego ese kuri biriya bintu byagenderagaho bwa mbere bajya gufunga insengero ngo turasaba amakaro turasaba iki n'iki byose bakageraho bakabivaho bagatangira gufunga insengero nta kintu barimo kureberaho baza bahita bavuga ngo ese urusengero rw'iwanyu rwo kwa kanaka barufunze kuko kanaka barufunze wewe ubonyemo hariya harimo iki wenda ku ruhande rwanjye nabonye ko hariya wenda kuri tekinika bakoreshaga babonye ko n'amadini wa mungani n'ariya madini turimo turabona yandi y'ibyaduka bafite amafaranga twitaga babikora vuba vuba atavuga ati okay none twe tugiye kujya ducekinga dufata amakuru dufunga no kuri ubu iyo ikintu numva bakese bakora bakagiye bafata amakuru bahita bafungura oya ubundi kiriya kintu bafunze insengero zitari zifite wenda ngo nka sima amakaro parikingi nabyo byari byemewe byari ngombwa rwose tekereza kubyuka ufite ibihumbi byawe miliyoni imwe kubera wagiranye ikibazo n'umuyobozi w'itorero ugahita wivumbura ati nanjye shangiye gushinga itorero ryanjye wari wifite inzu hariya bapangaye barimo ukabakuramo ukavuga uti we mutoke ugahita uhamagara abantu bawe 200 ukabashishikariza kuzajya bagusengera basengera iwawe bakanazana abayoboke abo bantu rero ugasanga barimo barasengera mu ivumbi ugasanga barimo uragiye gusenga utashye umusatsi wabaye ivumbi agakanzu kawe k'umuwayiti utashye kabaye ikigina agakweto mu cyondo yego abo bantu koko ujyanye imodoka uyiparitse mu manegeka mu baturanyi ni wese cyose ku mande ugiye gusenyera rubanda urambwira ngo nk'uwo muntu kutamufungira si ugukosa noneho kuri ubu ngubu se ibyo byabayeho twafashe isomo wenda ndakeka nta muntu utarakwiye isomo muri uko gufunga insengero si ibyo sose nawe byarakubangamiye uzi kuba hari umunsi wari ufite ugiye gucyo ukava mu rugo ukajya gusenga uwo munsi ukwezi kugacaho ukundi kukaza ubona uwo munsi ugera ukiri mu rugo birabangamye mwatwe noneho kugira ngo ujye gusenga bisaba gutega kuri ubu noneho insengero bageze gutyo baravuga ati dore dushyizeho amategeko niyo mugiye gukurikiza tukabafungurira insengero abo bagiye gufungura insengero cyangwa se twe tugiye gufungurirwa insengero nk'abantu twitwararika iki cyangwa se dukora iki bakristo bene data ntabwo zirafungurwa ngo tubone icyo tugiye gukora aka kanya hanyuma mu gihe zigiye gufungwa twe dukora iki twihane ibyaha kuko byanukiye Imana irangije irababara cyane uraseka Imana yarababaye irangije ariko n'ibyaha nubwo bagiye bazazifungura ntibirashira ntabwo birashira abantu bari kwicana abantu bari gusambana abantu bari gutukana abantu bari byariyongereye ahubwo ikintu ngiye nabasaba tube abantu bafite imitima mizima bafite imibiri mizima bafite ubwonko buzima bafite indangagaciro z'abakristo kugira ngo Imana nayo itwishimire tube n'abantu bagira ubwoba kuko n'ejo bundi nanyuze ku modoka ya RIB mbona umuhungu n'umukobwa bayegamye barimo kwitereteranira urumva ko abantu ubwoba bwashize urumva ko abantu ubwoba bwashize warasaze cyangwa ibyo se ni ikibazo nyine n'ubwoba bwarashize mwatekereza niba abantu batema gutinya ubuyobozi kandi njye narasomye baravuga ngo twebwe turi mu nsengero ntabwo turi mu bintu byo nyine ndagira ngo wongere bavuga ngo mbere yo kubaha Imana banza wubahe ababyeyi bawe abayobozi b'igihugu urimo nta kibazo tubyemere nta kibazo nyine ibyo tubireke ndimo ndakubwira ngo uranjijishije mama oya wararimo urababwira ngo twiyeze dusenge nitugirirwa amahirwe bakadufungurira insengero yego tuzijyemo dukiranutse yego duhimbaza Imana dukiranutse twerere imbuto bagenzi bacu abaturanyi inshuti n'abavandimwe tureke gukora ibyaha bitazongera kunukira Imana bakongera bakazifunga ntago wakerera imbuto umuturanyi utazikwerera ngo bikunde dusizwe amavuta urazimwerera kugira ngo nawe abone yuko abone guhinduka yego abone guhinduka noneho abapasiteri namwe hari abapasiteri abavugabutumwa babandi nyine twita yuko aribo rugendo turi kugenderaho yego mutubabarire mutwerere imbuto nk'abakristo banyu kuko ntabwo twebwe abana murera twakera imbuto mutabibye abaye abakristo b'Imana mugarira kuba abakristo b'abapasiteri ariko buri nama ziba zifite umushumba yego inama zigira umushumba uziragira uwo mushumba reka ni umuntu twubahane tugendane neza nitugirirwa amahirwe bakadufungurira insengero basi tube intangarugero dusubiremo tuzi icyo gukora twubahirize gahunda za leta dutange icya 10 n'amaturo niturangiza tunatange imisoro nta mpamvu yo kugira ngo ituro rize abayobozi baryikubire baryiye aho kugira ngo babure kubaka igihugu soso iyo ugiye gusenga
reka mubaze akantu gato n'akantu ko gufasha tugashyireho n'aka kantu Bulldog yarakavuze. Iyo ugiye gusenga ukanyura ku muntu usabiriza hariya ku muhanda ukamucaho ukajya gusenga ugatura inote ya 5 batanu icya 10 cya 5 igenda inote y'10 ukagaruka kuvuga ngo nejejwe n'Imana ngo nagiye gusenga gutya na gutya. Ese koko ibyo bintu bakoze ibyo biba ari byo? Wa muntu wamunyuzeho ashonje ashobora kuba ari n'umuturanyi wawe, wanyuze ku mwana kuri abana bita ba Marine ugiye gusenga uragiye utuye 5 10 bati cya 10 n'amaturo wenda wari ufite 10 ibindi 5 bifite mu mufuko urabitanyuze ko hari ahandi uri bwakurane urongeye umunyuzeho urayatahanye. Ese icyo cya 10 wenda kuri wowe soso kirakwiye? Mbongeye ku giti cyanjye imyizerere yanjye ntabwo naca ku muntu nk'uwo nguwo ngo njye kuyajyana mu giseke cyakoze nshaka kumuhaho ariko nkagira nawe njyana. Ariko nanone bana umusabiriza hari n'abasabiriza kubera ingeso mbi. Turi kuvuga muri bana bita ba Marine. Nkurikije nyine uwo muntu wagiye gutura mu rusengero y'abaciyeho ntabwo namurenganya kuko ashobora kuba yaragiriye neza umuntu nk'uwo nguwo ugasanga amuhaye inote ya 5 azinga agiye kuyaguriramo abana ibirayi agiye kuyanywera cyangwa agiye kuyagura indaya. Ukumva agahita agira igikomere cy'uko atazongera kugira umuntu ahereza amafaranga uwo ntabwo wamubureyiminga. Ariko njyewe ku giti cyanjye mfite umuntu nzi neza yuko ababaye ntabwo najya kuyarenza uwo muntu ngo nyajyane mu rusengero, nabanza nkayamuha agakemura ibibazo bye cyangwa se akarira umwana ishuri akagira ute, ariko nabanje kumukemurira ikibazo. Abari badukurikiye rero ikiganiro cyari icyo, abapasiteri baradukurikiye, abakristo bari badukurikiye, mwikebure cyane natwe twese twikebure. Nanjye narasengaga burya twese twikebure. Ubwo nyine yabaye umupagani birumvikana. Ahantu rwari narategaga nawe nategaga bararufunze cyangwa kujya i Kigali twikebure. Nabyo birashoboka. No gusengera mu rugo nta kibazo. Icyumba cyawe ukagerera n'Imana ukayibwira irakumva hose, Imana hose ibihari. Twikebure ceceke tugeze iby'Imana igiye gukora. Niba wafunguye insengero ujye gusenga ukore bamungani ibyo tugusaba n'igihugu hanyuma n'iby'Imana, kuko muri birananditse ngo ushoboye ibyo abayobozi bagusaba n'iby'Imana ntabwo byakunanira. Tubasezere nawe ubabwira ngo iki? Nje urabizi ko mbasezera mbashimira urukundo mudahwema kutugaragariza nkatwe basoso. Ntabwo ari twebwe twenyine, namwe mudukurikiye muri abacu, mbese turi umuryango. Ndabashimiye urukundo mudahwema kutwereka, mukora subscribe, mukora share, mutanga ibitekerezo byanyu kuko tuba tubikeneye, please tuba tubikeneye. So rero ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Wowe utarakora subscribe please yikore n'umutima mwiza kuko ahangaha wageze uhagume. Hano ni ku ishuri, ntabwo ari ku ishuri, ni muri famiye. Hagume ntacyo uzahaburana. Yego murakoze cyane, mugire ibihe byiza, turabakunda. ngo tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Turabakunda ariko mukomeze no gusenga. Mukomeze gusenga kuko turabakunda cyane, ariko Imana ibakunda kuturusha cyane.